Mauvavi. Mauvavi. Ese wabonye ko abantu benshi abanyabwenge benshi ntabwo mvuga abantu bize amashuri menshi, ndavuga abantu b'abanyabwenge, abantu bari intelligent, bari sage, b'abahanga, badakunda kuvuga amagambo menshi. Burya biterwa n'iki? Niba ushaka kuba umuhanga, umunyabwenge, intiti, umuntu uzamura ubushobozi bw'ubwonko, ni byiza kugabanya amagambo ubundi ugatega amatwi cyane. Gutega amatwi ni ubuhanga, gutega amatwi ni ubwenge, gutega amatwi bigaragaza ko ubwonko bwawe bukora cyane. Umuntu utega amatwi akumva atagamije gusubiza, ahubwo agamije gusobanukirwa mbere na mbere, ku buryo ikibazo cyumva ukongera ukacyumva nka gatatu kane gatanu utarashaka gusubiza, utarashaka gutera comment, utarashaka kugira icyo bivugaho. Uwo wari umunyabwenge. Hanyuma igihe uzavugira akanwa kazasohora ibintu by'ubwenge. Nako umuntu uhora uvuga, umuntu uhora wandika, umuntu uhora ushaka kugira ikintu cyose icyo avuga ku kintu cyose kibaye, inshuro nyinshi araswata, inshuro nyinshi bigaragaza ko ubwenge bwe, ubushobozi bw'ubwenge buri hasi. Ariko ibanga nta rindi ryo kumunyabwenge, si ukuvuga neza, si ukuba intyoza, si kuvuga wemeza. Ibanga ni ugutega amatwi, ibanga ni ugufata igihe. Umuntu wakoje ikibazo ugafata umwanya uhagije ukagitekerezaho, ukamusubiza ibintu bifatika, aho kugira ngo umusubize wihuta umubwira ibintu bidafite shinge na rugero. Mu yandi magambo, intego y'aka video kanjye ni gutega amatwi. Tega amatwi, ongera utega amatwi. Ceceka rwose, ceceka ni byiza. Ceceka ni byiza rwose, ceceka wisubiza, ihangana. Haba mu mibereho yawe isanzwe ya buri munsi, yaba mu kazi kawe, haba hehe, ceceka. Niba wumva udafite icyo kuvuga kizima, ceceka, cecekere, ubundi wumve, utega amatwi, ukurikirane ibintu neza. Igihe uzavugira uzasanga uvuze ibintu bizima kuruta ibyo ari kuvuga usubiza ibintu bidashinga. Ubwo rero yaba ikibazo bajijwe, yaba ibyo usoma kuri internet, kuri za Facebook, ku mbuga nkoranyambaga, fata umwanya uhagije ubitekerezeho mbere yo guhita utangira igisubizo ako kanya. Uzaba umunyabwenge. Mauvavi. Mauvavi.